Neho neza nshuti nziza za Damu Show TV, ubumwe Vision Technology. Twabazaniye uburyo ikibazo cyawe cyakemuka mu gihe ushaka gukuramo WhatsApp yawe burundu muri telefone, mu gihe ushobora kuba wayigurishije ariko ukagira ngo uwo muntu adasigarana WhatsApp yawe. Reba kuntu tujye kubikorana ndetse usakisha yo bita setting za telefone. Setting uzikandaho, banza ukande subscribe nimba utarayikora, kandi nakazogera kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe. Ndetse ugakomeza muri setting wifungutse ushakisha ahantu handitse apps cyangwa application. Apps a na p ebyiri na s, cyangwa application n'ibindi bitewe na telefone ufite. Ugakanda kuri apps, ziraza izo ufitemo zose, ukamanuka hasi ukareba iriho WhatsApp. Ushaka no gusiba buri kintu cyose kiri muri application runaka, ubikora muri ubu buryo ngiye kukwereka. Ugakanda kuri WhatsApp, ukinjiramo kuri storage. Amara kujya muri storage, ukahita clean data. Ukirininze data, buri kimwe cyose cyo muri iyo application yose ushaka gusibamo kivamo, igasigara imeze nk'uko wayishyizemo ikiri cyashya. Icyo gihe uba ukemuye ikibazo, nta kintu na kimwe wakongera gusangamo, itiba nk'aho wainstaye bundi bushya cyangwa wayishyizemo bundi bushya. Reka nyirebye, urabona nyifunguye hano bitigaragara nk'aho utigeze wishyiramo. Urabona ko ubu bikemuye neza, ugasigara ufite umutekano wawe. Data ukaba uzikuyemo, nawe akayitwara imeze neza. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Yari Damu Show TV. Subscribe, like, share, usangize n'inshuti zawe. Murakoze cyane.